hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Ese waba urwara umutwe ukuzahaza? Inyamara birashoboka ko no mwaka kanya umutwe wakuzaje ukumereye nabi uri kukurya bidasanzwe. Kurwara umutwe ni ikibazo kigera kuri buri wese mu buzima bwe bwa buri munsi. Nubwo bamwe batubwira ko ibi bintu byoroshye, nyamara hari abawurwara umutwe ukagenda ukabazahaza rwose. Mu gihe ubusanzwe iyo ufite indwara runaka no kubabara umutwe biziraho, nyamara hari igihe urwara umutwe nta yindi ndwara ufite, ahubwo bikaba bifite ikindi kintu cyabiteye. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe ibintu 10 burya bya mbere bishobora kugutera umutwe n'uburyo wahangana nabyo. Ese igihe ufite umutwe ukubabaza bikabije cyangwa se umutwe ukurya bitunguranye wakora iki? Rimwe na rimwe hari n'abibaza uti ese mbiterwa n'iki? Reka nkubwire ibintu 10 bishobora kuba byagutera uwo mutwe. Kuruhuka nyuma ya stress nyinshi. Birashoboka ko bijya bikubaho ugasanga wari usanzwe ukora nk'amasaha 10 ku munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, nuko kuwa gatandatu kuko utari bukore ukaryamira ukabyuka umutwe ukurya. Ese ushobora kwibaza uti ni ukubera iki? Ibi biterwa nuko kwa kuruhuka bituma imisemburo ya stress igabanyuka mu maraso, nuko bigatera imitsi ijyana amaraso yari imeze nk'ifunganyeho gato kwifungura ikaguka, aribyo bitera kuribwa umutwe. Ese wabikosora ute? Aho gutegereza kuzaruhukira rimwe muri weekend uryama amasaha menshi, ahubwo buri munsi w'akazi gerageza ushyiremo igihe runaka cyo kuruhuka niba bigushobokera. Niba bidakunda muri weekend aho kuryama amasaha menshi, shaka ikindi cyo kuruhuka wakora, ariko wirinde kuryama amasaha menshi. Ikindi nakubwira gishobora kubitera ni umujinya w'ururanduranzuzi. Iyo urakaye imikaya yo kubika irarega, ndetse n'imitsi cyane cyane yo mu misaya ikarega, nuko bigatera kumva umutwe umerewe nabi, hari byo biwutera nyuma yaho kumva uraribwa cyane. Ese ibi byo wabikosora ute? Nimba wumva utangiye kugira uburakari, injiza umwuka mwinshi unyuze mu mazuru, nuko uwusohore gahoro gahoro unyuze mu kanwa. Ibi uzabikora mbese nk'uri gukora meditation. Ibi bizaruhura imikaya y'umutwe ndetse n'ijosi. Ikindi nakubwira ni ukwicara cyangwa guhagarara nabi. Iyo wicaye cyangwa uhagaze mu buryo butari bwo, bituma umugongo hejuru mu bikanu cyangwa mu bitugu haremererwa, nuko ingaruka ikaba kuribwa umutwe, ndetse akenshi uwumvira mu gahanga no mu maso. Ese wabikosora ute? Irinde kwicara no guhagarara mu buryo bumwe igihe kinini, ndetse unirinde kuba wunamye cyane. Niba uhagaze hagarara wemye, nimba wicaye sa n'uwegama ku buryo amaso aba areba imbere yawe neza, bikoze imfuruka igororotse naho uhagaze. Niba uri buvugire kuri telefone umwanya munini, koresha ekuteri, kuko no kuyifatira ku gutwi umwanya munini binaniza imikaya yo ku ntugu. Ibi byose rero bishobora kuba byagira ute byatuma urwara umutwe. Ikindi nakubwira ni ibintu bihumura. Ibihumura bivugwa hano ni perfume cyangwa se icyo mwita parufe, n'ibindi bintu byose bigira umwuka winjira cyane mu mazuru, byaba amavuta cyangwa indabo zimwe na zimwe. Ibi kuri bamwe cyangwa benshi nibyo bitera umutwe. Ese wabikosora ute? Ibi byo kubyirinda biroroshye. Niba wiziho ko ibintu bihumura cyane bigutera umutwe, wibikoresha, ndetse unirinde kwegerana n'uwabikoresheje. Nimba bidashoboka ko wamujya kure, wenda ari nk'uwo mukorana mu kazi, ufungure amadirishya hinjira umwuka mwiza, cyangwa se nimba ari vandarateri uyikoreshe. Ikindi nakubwira ni uguhekenya amenyo. Hari abantu usanga mu gihe baryamye bahekenya amenyo, cyangwa ugasanga yashize iryinyo ku rindi, nabo batazi uburyo byagenze. Ibi bituma imikaya yo kushinya no mu kanwa yikanda cyane, bigatera umutwe wumva umerewe nabi cyane. Ese wabikosora ute? Irinde kurara wenyine, kandi uwo murarana ajya gukomanga mu gihe utangiye guhekenya amenyo. Hari n'udukoresho twabugenewe ushyira mu kanwa tukakurinda guhekenya amenyo. Utu dukoresho udukoresha iyo uryamye. Ikindi nakubwira gishobora kugutera umutwe ni urumuri. Urumuri rutyaye kandi ruvangavanzemo amabara nk'urwo mu kabyiniro rutera kenshi umutwe w'uruhande rumwe, ari cyo twita migraine mu rurimi rw'icyongereza.
Ibi biterwa n'uko urumuri rutuma imisemburo imwe n'imwe izamuka cyane bigatuma imitsi irega ndetse bigatera umutwe. Wabikosora ute? Igihe utari kwihanganira urumuri wakwambara amadarubindi agabanya urumuri. Ku kazi gabanya urumuri rwa mudasobwa rube ruke cyane, kandi niba ari ku manywa ntucane amatara, ahubwo niba hatabona neza ufungura amadirishya. Ikindi nakubwira burya gishobora kubitera, hari ibyo kurya bimwe na bimwe byongera ibyago byo kurwara umutwe. Muri byo twavuga shokora z'umukara, foromaje, inyama n'amafi byanyuze mu nganda. Nubwo kuri bose bidatera umutwe, ariko hari abo biwutera. Ikindi nakubwira burya ni ice cream. Kuba yitwa ice nuko iyo ikonje cyane cyane nyine nka barafu. Iyo bigeze ku gisenge cy'akanwa kawe no mu muhogo, nyuma yaho bitera umubiri wawe kwivumbura bikagutera uwo mutwe nyine. Muri make izi nizo mpamvu zitera umutwe udaturutse ku ndwara. Twibuke ko akenshi umutwe uterwa n'ubundi burwayi nka malariya cyangwa se kurwara amaso n'izindi ndwara zinyuranye. Murakoze cyane, turabashimiye mwese mukomeza gukurikirana Hot Time TV. Uyu ni umwanya mwiza wo gutekereza ku buzima bwanyu bw'ejo hazaza. Kana subscribe nimba unyurwa n'ibiganiro tuguha. Hari byinshi ukeneye kumenya, uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV.